komeza kugubwa neza udahwema kudukurikirana umunsi kundi ni by'agaciro. Komeza udukurikirane natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyangwa se kukwereka imari nziza. Bityo rero bibaye byiza wakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri mari yose tuzajya dushyira kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu bambere 5 kuri 5. Nkuko musanzwe mubizi, kampani yacu yitwa Nzuri Business Group Limited. Tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa cyangwa ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Kuri uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane nini ya etage iherereye i Remera ku Gisimenti. Ni inzu irimo 6, ubwo no kuvuga inzu 6 za apartment zirimo n'ibikoresho byose. Buri nzu muri izo 6 maze kukubwira ifite ibyumba 2, salo, salle à manger, ikagira kandi cuisine ndetse na toilette 2. Iyi nzu yose injiza miliyoni 5 ku kwezi, akandi akarusho k'iyi nzu ntabwo ibura abakiriya. Igiciro cyayo ni miliyoni 500, kuvuga inzu zose zigize iyi apartment uko ari 6, igiciro cyayo yose ni miliyoni 500, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri izi nzu cyangwa se kuri apartment, wahamagara 0788 48 cyangwa se ugahamagara 0788 230 Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Si ibyo gusa kandi dufite na website ushobora gusura ukareba imitungo yacu tuba twashyizeho, wanditse wa3.nzuri.rw. Ntuzuyaze gusharinga iyi nzu inshuti zawe, ndetse niba ushaka kubona izindi mari tugenda dushyira kuri YouTube channel yacu, wizuyaza gukanda subscribe. Reba munsi y'iyi nzu urabona ahantu hari ibara ritukura, ijambo ryanditsemo subscribe, rikandaho. Numara kurikandaho uturaba hirya gato uratobana n'akazogera kugira ngo uko tumaze gushyiraho inzu yacu uzajye uyibona 5 kuri 5, utukanda no kuri ako kazogera kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited. Uhawe ikaze cyane.